Kate Bashabe arazwi cyane mu myidagaduro mu Rwanda, ariko ni na rwiyemezamirimo ubifatanya n'ibikorwa by'ubugiraneza, cyane cyane yibanda ku gufasha abana baturuka mu miryango itishoboye, akabagurira ibirimo ibikoresho by'ishuri mu gushyira itafari ku ireme ry'uburezi mu Rwanda. Icyakora ni n'umuntu ubaho mu buzima butangarirwa na benshi, akanashyira imbere ibimushimisha we ubwe, nubwo rimwe na rimwe haba hari abatabivugaho rumwe. Nk'ubagaragaza ko afite imbwa 8 zose akazitaho mu buryo bukwiriye, dore ko yanaziguriye umurima, ndetse umubano we nazo ntaterwe ipfunwe no kuwugaragaza ku mbuga nkoranyambaga, bikanatuma hari abamwibasira bavuga ko uko azikunda bikabije ndetse bidasanzwe. Mu kiganiro cyihariye n'itangazamakuru, Kate Bashabe yagarutse ku ngingo zitandukanye, kuva mu bwana bwe, ku mibereho ye yo mu rugo, kugeza ku bikorwa bifitiye abandi akamaro. Jya nkuraho ikaze ubaye ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kandi subscribe ujye ubona ibiganiro byacu bishya. Igitekerezo cyawe jya muri comment ucyandike, tuzagiheraho inkuru z'ubutaha. Wibuke share ndetse na like. Reka dutangire. Itangazamakuru ryaramubajije riti, ubundi Kate Bashabe ni muntu ki? Nawe ati, Kate Bashabe ni umunyarwandakazi usanzwe, ukunda abantu, utuje, wikundira ibintu by'ibyishimo gusa. Itangazamakuru riti, mu bwana bwawe wari umwana umeze gute? Nawe ati, ibihe byanjye byo mu bwana narakubaganaga cyane pe, kandi n'ubu ntabwo birashira ndakubagana mu rugo. Ninjye ubatesha umutwe abantu bose. Rero mu bwana bwanjye nari umuntu ukubagana cyane, ababyeyi banjye bahoraga bahangayitse bati, none arataha amahoro, arataha atakomeretse. Ariko nari umwana mwiza, narubahaga mu bwana bwanjye. Itangazamakuru riti, dukunze kubona witabiriye imikino ya ruhago hanze y'u Rwanda, ubusanzwe ufana y'ayo makipe? Nawe ati, njye ndi umufana wa Liverpool cyane, nkafana Arsenal. Liverpool nagiye kuyifana ku giti cyanjye, nari ndi mu Bwongereza njyayo, ariko Arsenal nagize amahirwe ambasade irantumira. Byari ibyishimo kuri njye, kuko hari abantu benshi babyifuza ariko ntibabibone. Amahirwe yose nagira yo kureba cyane cyane nk'umukino wa Liverpool, nagenda kuko fana Liverpool cyane. Itangazamakuru riti, umunsi wawe uba uteye ute iyo wiriwe iwawe kuva mu gitondo kugeza nijoro? Nawe ati, umunsi wanjye nta kazi mfite, akenshi hari abana benshi b'inshuti zanjye bo mu miryango tuba turi kumwe. Abana barankunda kuko mfite imibereho nk'iy'abana, kuko ndakubagana, mbashaka kubyina, kureba filimi. Ikindi marana umwanya munini cyane n'imbwa zanjye, nkunda imbwa zanjye cyane kandi mfite nyinshi, mfite imbwa 8. Umunsi wanjye ubundi iyo nta kazi mfite, simba shaka kugira ikindi nkora na kimwe, nabona akanya nkirebera filimi nkaruhuka, ubundi nkakora siporo kuko nkunda gukora siporo cyane. Itangazamakuru riti, byagenze bite kugira ngo wisange ukunda imbwa nk'uko bigaragaza? Nawe ati, imbwa ndabizi,
baba bamereye nabi. Jye nakuze mu rugo dufite imbwa, papa wanjye nawe afite imbwa nyinshi zigera kuri 7 gutyo. Nakuze mbona imbwa, nkunda imbwa. Icyifuzo nari mfite nuko nibana nanjye nzagura ubwoko bw'imbwa nshaka nkazikunda. Imbwa zibana neza kandi kubw'impamvu z'umutekano zindindira umutekano mu rugo iwanjye. Ikindi ndazikunda, ariko abanyarwanda nyine ibintu baba bavuga nabo baba babizi ko atari byo. Wenda mba nakabije nkazishyira ku mbuga nkoranyambaga cyane kubera kuzikunda cyane, ariko wenda nzagabanya. Itangazamakuru riti ubwo izo mbwa 8 uzitaho gute mu buryo bwa kinyamwuga? Nawe ati imbwa rero n'undi mushinga ntafite ubushobozi nari ifite imwe, ziragora cyane n'ukuri, nzitangaho amafaranga menshi kuko bisaba umuntu ufite ubushobozi pe, kuko zirarya cyane, zirya inyama nyinshi. Abanyarwanda ntibanyumve nabi rwose, ndagerageza nkazizigamira, ndanazihingira, nazishakiye umurima ndazihingira. Urumva rero ntabwo biba byoroshye, hari no kuzitaho, kuzoza, kuzivuza. Imbwa ni nk'umuntu, wenda batabifata nabi, ariko ugomba kuyitaho nyine ukayivuza, kumenya ubuzima bwayo bwa buri munsi, kurya neza. Izanjye zirya 2 ku munsi, zihabwa inkingo mu gihe runaka, zifite umuganga veterineri zikurikirana. Itangazamakuru riti ukunda gukora izihe siporo? Nawe ati njya muri jimu, ariko ngenda n'amaguru buri mugoroba. Ahantu ntuye hari umusozi, nkanoga ibizwi nka swimming. Nkunda gukora cyane, ni byiza, ariko nkajya muri jimu no guterura kugira ngo nkomere, kugira ngo nisaza ntazagenda nunamye. Itangazamakuru riti ni cyo ukunda cyane ku buryo ukeka ko cyakubase? Nawe ati nkunda kurya, niyo mpamvu nkora siporo nyinshi, kuko ndarya cyane kandi ndya indyo zitari nziza: umuceri, amafiriti, inyama, mayoneze nkashyiramo. Nshobora kurya nk'inshuro 4 ku munsi. Sinzi niba ari uko ndi muremure, inzara iranyica buri kanya rwose. Njyewe nkunda ibiryo, nakoze siporo naba munini cyane, nkunda ibiryo. Naba ndi kurya nkumva nanakwinywera kafata gakonje, mba numva ari ubuzima bwiza. Itangazamakuru riti ni iki wibuka cyakubabaje cyane mu buzima bwawe? Nawe ati urupfu rwa nyogokuru. Yari inshuti yanjye, umunsi apfa hashize igihe kinini cyane, ariko nagize trauma ku buryo n'ababyeyi banjye babuze ukuntu babigenza, nanirwa kwiga. Urupfu rwe rwaranyishe pe, narababaye cyane, n'ubu ndacyamutekereza. Itangazamakuru riti ukoresha irihe banga ngo ukomeze gusa neza ndetse n'imiterere yawe ntihinduke? Nawe ati ibanga ni ukwigirira umutima mwiza. Buriya reka nkubwire, ntukomeze gukomeza ubuzima, kuko iyo ukomeje ubuzima buragukomerana.
kugira umutima mwiza, guhora wisekera wishimye nta banga, ni ukuba umuntu mwiza, ukicisha bugufi, ukishimana n'abantu, ntiwumve ko uri umuntu urenze, kuko ubuzima ni bugufi kandi ntabwo tuzi aho tujya. Itangazamakuru riti wigeze kwitabira amarushanwa y'ubwiza ya MTN Rwanda uranatsinda, kuki utakomeje nk'uko abandi bakomeje mu guhatana muri Miss Rwanda? Nawe ati Miss Rwanda nayigiyemo, hariya banyita ngo Miss Nyarugenge, twagombaga kujya mu cyiciro cya nyuma, papa wanjye akora impanuka bisaba ko njya muri Kenya ahantu yari ari, sinagira amahirwe yo kugera mu cyiciro cya nyuma, ariko nari nakaniye ndavuga nti ngomba kuba Miss Rwanda. Rero mbonye byanze ndavuga nti reka nigire mu bucuruzi, rero mbireka gutyo. Itangazamakuru riti nk'umushabitsi ni akahe kazi wibuka wakoze ukishima kuko wakuyemo amafaranga menshi? Nawe ati ikiraka cya MTN ko kanasinye. Ibaze nawe umwana utararangiza n'amashuri yisumbuye, yari miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda niba nibuka neza. Rero yari amafaranga menshi, ku kwezi baraduhembaga, ukagira n'andi winjiza ku ruhande mu buryo buhoraho kubera ko bagukize ku cyapa bakaguhemba, uko bagushyize ku binyamakuru bakaguhemba. Yari amafaranga meza. Nanavuga ko ari nayo nahereyeho nkora ibintu bimwe nayahereyeho, ariko yose narayazigamiye, ndakurahiye nta n'igiceri nigeze nguramo n'ikanzu. Narayizigamiraga mu gihe abandi bantu twari kumwe baguraga imyenda basa neza, yewe nari muto ntacyo byari bimbwiye. Nizigamiye amafaranga yanjye nza kuyashyira muri bizinesi. Itangazamakuru riti byagenze bite ngo wisange ukunda gufasha abatishoboye cyane cyane abana? Nawe ati ikintu navuga ko cyatumye nkunda gufasha ni nyogokuru, kuko nkura yamfashaga ndetse agafasha n'abantu benshi cyane, kandi nanabanye naweho gato. Na mama wanjye ni umubyeyi ufasha cyane. Rero ni ibintu nakuze mbona, ariko birumvikana udafite umutima n'iyo umuryango waba ubikora ntabwo wabikora. Harimo n'umutima wo gukunda kugira neza. Itangazamakuru riti ufata utabavuga ko umukobwa umaze kugira amafaranga menshi aho atagikeneye gushaka umugabo? Nawe ati buri muntu agira amahitamo ye, ntabwo narenganya bumva bafite amafaranga ntibashaka umugabo, ariko njyewe ku giti cyanjye umugabo ndamushaka pe. Nifuza n'umuryango wenda, njye sinavuga ko ufite ayo mafaranga yo kutifuza uwo mugabo, ariko niyo nayagira n'ubundi numva umuryango ari ikintu umuntu wese yakwifuza mu buzima bwe. Itangazamakuru riti ukurikije imyaka ufite, niyo nama wagira umukobwa ufite imyaka 18? Nawe ati inama nagira umukobwa ufite imyaka 18, ikintu cya mbere ni ukureba cyane abantu bagukikije nk'amatsinda y'abantu ugendana nabo, inshuti mushudikanye cyane cyane, kuko hari igihe bakuyobya
ikindi ni ukugira umuntu wihariye ugufasha mu gusobanukirwa ibintu, ibizwi nka meta, akugira inama. Umubyeyi wawe ashobora kuba umuntu uzi ubwenge mu bintu runaka ushaka gukora, ukamwegera ukamusaba akagufasha. Ikindi ni ukwicisha bugufi, ukumvira abantu, ukumvira inama izo ari zo zose, wowe ugahitamo inziza. Itangazamakuru riti wakiriye ute itegeko riherutse gutorwa rizemerera umugore wo mu Rwanda kuba yatwitira undi? Nawe ati iryo tegeko nta kintu kinini narivugaho, abantu bagira impamvu zitandukanye. Ushobora kuba udafite ayo mahirwe yo kuba wakwitwitira umwana ku giti cyawe, ukaba wabona ubwo bufasha. Nta bintu byinshi nabivugaho, ariko njyewe ku giti cyanjye nifuza ko nazitwitira. Njye mbifurije guhaha no kuronka. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe kurambira kubona ibyiza. Impano iruta ibindi ni ubuzima. Bye bye, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.